Singamu ni filime yo muri Tamil Nadu iyobowe na Harry, ikinwamo na Surya, Anushka Shetty, Prakash Raj n'abandi. Ni imwe mu ma action films zikunzwe cyane mu Buhinde, dore ko bayikoze nyuma na nyuma. Icyambere cyabaye habaye mu gutoranya abakinnyi cyase bita casting, aho umuyobozi Hari yashakaga umukinnyi ufite imbaraga, speed n'imico y'umupolisi w'intyoza, niyo bahise bahitamo Surya. Anushka Shetty yahiswemo kubera kwigaragaza nk'umukobwa ucecetse ariko uzi guhangana. Prakash Raj yahawe role ya villain yuko azi gukina neza ibice by'abantu bifite ububasha n'ubugome. Kwitegura filime nicyo gice cya kabiri cyakurikiyeho, aho Surya yakoze imyitozo ihariye yo kongera ibiro n'imbaraga kugira ngo ubugabo bwa Dulai Singham bugaragare. Yakoze imyitozo ya police training, uko bahagarara, uko bavugana, uko bifata mu mirimo. Umuyobozi hari yateguye script yihuse cyane kuko style ye izwi nka fast cut, fast directs, quick action. Ahantu bakiniye cyase locations z'izi filime bakiniye. Filime yakinwe muri Tutkudi, Karyakavudi na Chennai no muri Goa. Ibice by'amazi n'amahoteli niho bayikiniye. Bashakaga ahantu cyane h'icyaro hafite isura y'intara ya Tamil Nadu kugira ngo inkuru y'umupolisi w'abantu igaragare neza. Uburyo bakoze scene z'imirwano cyase action scenes. Stanley Silva, umwe mu ba stunt baherutse mu Buhinde, niwe wakoze choreography yo kurwana, aho Surya atuka abagome cyangwa abarwana n'itsinda rinini bakoresheje ropes cyangwa imyenda yo kubatereka mu kirere, bagakoresha za slow motion cameras, ibyo bita montage na multiple angle shots. Ariho dusanga ikindi gice dusangaho scene nyinshi zasubirwagamo inshuro nyinshi kugira ngo action ibe clean and sharp. Ibijyanye n'amasasu n'imodoka nicyo gice tugezemo. Bamwe mu masasu in real Bronx, abandi bakoresha CGI mu gutuma umwotsi n'amasasu bigaragara neza. Imodoka zamenetswe mu mashusho ya scene zateguwe by'umwihariko kandi bakoresha rimwe gusa one take action. Igice cya gatandatu ni gukina scene z'urukundo. Hari scene z'utuntu tw'imitoma hagati ya Surya na Anushka zakinwe mu buryo butuje, kandi umuyobozi yifuzaga ko zigaragaza ko Singham nubwo ari ikirara afite umutima woroshye iyo ari kumwe n'umukobwa akunda. Igice cya karindwi ni indirimbo n'imbyino. Indirimbo za Stella n'izindi zakiniwe mu mahoteli akomeye ahantu hatangaje muri Goa. Imbyino zakozwe n'ababyinnyi benshi bo muri Chennai na Mumbai bakoresheje colorful backgrounds kugira ngo zibe Indian style. Ikindi cy'ijambo cya munane ni sound effects na background score. Umucuranzi Devi Prasad yakoze ijwi ritera imbaraga ryo rituma igihe Singham avuze cyangwa ahagaze ubona power. Background music ya Singham niyo yatumye role ye iba iconic. Igice cya 9 ni editing and fast cuts. Filime yakoresheje fast cut editing kugira ngo yumve ko ibintu biri kwihuta. Close up shots ya Surya yahoraga ikoreshwa mu bihe by'ibyemezo n'uburakari. Mu ncamake Singham yakinnye ikoresheje action nyinshi, imodoka zimeneka, actors bafite discipline, imbaraga n'ijwi ridasanzwe rya Surya, locations nyinshi, n'umuyobozi ukunda filime yihuta. Murakoze, kanda subscribe tuzabane no mu bindi biganiro.